Nse fofo tuvugishije ukuri ndaguma ahangaha ntazi uko umuryango wanjye umeze ndakomeza kwishinga gusanga ibiryo byiza no kuryama ahantu heza no kugira gute ariko mu ijoro sinsinzire ugomba amaherezo azaba yayo ubu se byibuze nzi ukuntu ako gahinja kameze nzi uko Mukamfizi ameze se nzi uko Jessica ameze se ubundi wasanga barara no mu mateme ariko byibuze menye ukuntu bameze tukaba tunari kumwe byibuze uwo mubabaro twese tukawusangira. Yega ndabyumva cyane pe cyane ko nabasuye nzi ubuzima wabayemo ariko se uragenda umeze uko byo bibamarira iki ko ari ukubongerera agahinda mu kandi ese ahangaha hari ahantu nteganya kuzacukura nkabona amamiliyoni nkayo nari mfite. urugo rwanjye sinshaka gutaha mu rugo iwanjye ni mu ntonganya gusa ni mu muriro. Nitwa Fandedan ndi umupolisi w'igihugu cy'u Rwanda. Ibyaha bigenda byiyongera umunsi ku wundi ariko natwe ntituryamye. Ngiye gukoresha ububasha bwose mpabwa n'amategeko buri munyabyaha wese aryozwa ibyaha byose yakoze. hose baranguza rikeye wo hasanga ikosoro ukayirangura. Ibintu nibishakwa ariko byibuze nzunga umuryango wanjye umeze gute. Uramenye washakira he? Ntacyo nuwo nabazo ari we wese mu nzira hose nzandika n'icyapa ye. Sibyo? Hano nandikeho Mukamfizi inyuma nandikeho Jessica barashakishwa. Wenda ntazabura umuntu uvuga atari aba bantu ndumva narababonye cyangwa ndumva amazina atarugambere nyumvise. Nimba Imana kuko yaragennye ko tuzongera guhura n'umuryango wanjye nzababona ariko gukomeza kwicara hano nkishinga ubushyuye bw'igitanda mwamaye nkishinga iyo firiti nkishinga izo makaroni nkishinga iki ariko umuryango wanjye ubayeho nabi ntazi n'ukuntu bayeho ntago naba ndi umugabo. Nyemerera utuze pe. Ubu ushaka kongera gusohoka ukajya ku muhanda ukirirwa bagukubita baguci umugabo wanjye kuzanye bigenze bite? Urumva ari byo wifuza? Nakwemereye ko umuryango tuzawusha nawe ko nzaho baba. Nakwemereye ko tuzatanga amatangazo tukumva ko basi byaguha gutuza. None se ko twagiye ihangane ko twagiyeyo twarababonye tubahamagaye inshuro nka zingahe tubabura. Ese ubwo ngiye nabaricaye hano nicaye. Nakwemereye gutanga amatangazo kuko n'umuntu urasohoka muri iki gipango rwego please. Natanze amakuru ko bo muri rugo. Ejo bundi radio ni tujyama rwika tugabanyiriza ibiciro tuzashiraho amatangazo. Ubwo koko urajya mu mudugudu naza akakumbaza nzavuga kuri he. None se ubwo ndakwinginze tuza ihangane bino mu rugo turakomeza dushaki nanjye ntabwo njye n'umugabo nuko ntaryana. Nose hashize kingana kimumbwira ngo amatangazo mwarayatanze. Urabona ndi umwana wo gukomeza kuragira gutyo amatangazo muzatanga.
Halo Sheri bite Halo Sheri Meze neza Nukuri meze neza ariko ni kenshi cyane Shapore umva naguhamagaye ndakubura ngira nkubwire ko ngiye kuza kukureba ku kazi wanyu uzi ko ndi kuri gate wanyu kwirembo Shamaze umwanya na telefone yawe yananiye noneho natinye no kwinjira kuko sinshaka abakozi banyu bambona shangwe no ndagukumbuye ndashaka gusohoza ya raporo narindi muri ko ndimo ndashimutwa nyuma yangana iminota 2 ndabanje Sheri sawa banguka nkubwire inkuru nziza ngo fiti wow I love you more sweetheart okay ndash sawa banguka gutambutsa ikintu kuri radio urabizi igiciro babihagaze kandi rero iyi kesi yawe ni ibintu byaje bidutunga ariko ndakwizeza ko mbabarira unyizere nanjye ndabyumva nk'ikibazo cyanjye kuko aho ari kumwe na murumuna wanjye ejo n'ejo ndi mama yamamagara akambaza amakuru ye ntacyo nabona namusubiza kuko nanjye ntayo mfite ndakwinginze duhuje ikibazo nabuze murumuna wanjye nanjye ubuse nka mama we duhuye akambwira ati amakuru y'umwana wanjye namusubiza nk'umuntu w'umugabo kana ntacyo bamusubiza niyo mpamvu utagomba kujya hari hanze abantu barakomeza kukubona bakomeze baguciraguraho bakomeze bakwandarike n'umuryango utazi ngo urashakira hehe ubu turi Kigali ushobora gusanga ubwo uhudero cyabari mu ntara ushobora gusanga bagiye mu indi ntara ushobora gusanga baranambutse twabwirwa n'iki nuticara hamwe ngo dufatanye gushaka noneho ukabumvira ngo nkomeze nicare ku mutogoto w'inkono gusa ntazi igihe bizarangirira ndakwinginze nyumva pe nanjye ndahangayitse ko nazo muri umuntu wanjye ari ngwino tujye mu rugo turashaka ukuntu bibuze kugenda wenda tubyutse turanareba ko twaguze ndakwinginze ihangane ndakumva pe uragenda n'ukuntu umeze no hanze hakuntu umeze wiriwe ute wiriwe ute yewe neza rero namubwira nzaho ngaho nari mu buzariya mu nzu ndavuga nti wabona uri hano umerewe ute se ni ibisanzwe byose ni kuri gahunda sha kwamagara nkubwire ko ahahise hanjye umugabo wanjye yabimenye ahahise hanjye nawe
urasa neza. Chérie. Ça va bien. Cyane ari gukumbuye n'ukuri. Ntago wandusha. Ibaze naje muri zino nce rero hari ibintu nashakaga hari hepfo umukomisiyoneri wari ugiye kunyereka inzu ahantu. Yego. Ndakwereka sinaca ahangaha kuko nakureze. Sizo twari twakwigiyeho. Maze umwanya ungana cyane Chérie. Nabanze ndagutelefona ngira ngo ndikubwire. Naje ndavuga nta kibazo reka mpatse. Ngeze hano nabwo nkumva telefone yawe iri bize cyane urimo kuyivugiraho. Mva buriya nayikompoje curuze umunani hano maze iminota 10. Chérie, Paul nukuri. Akazi niko kambere. Urumva ntabwo n'umugabo ufuha cyane. Birumvikana ko yabimbwiye adafite umwuka mwiza kuko ntabyo yarazi. none turabigenza gute? Ni ikibazo ariko ntirwangayikishe wowe icyo numva nuko nawe uretse ko ntabwo namubwiye byose uko byakabaye ko twabanye, namubwiye ko ari byo ariko sinamwemerera ko twabanye. None se kubizi ko mufiteho icyizere cy'uko azamfasha gushaka umuryango, sibyo? Nakomeza kubikomeza bikaba ngombwa ko mva hano, mva batarabibaye bibi kurushaho. Ntabwo byoroshye ariko umugabo wanjye ndamuzi, nagerageje kumucururutsa ko namubwiye nta nubwo twize tunasomana, namubwiye ko urugo rwawe nawe rwahagaritswe mu bukwe butaranarangira. Nikamubwire rero akaje gahima n'akakazanye kuva yarabimenye nta kindi kintu twarenzaho, ahubwo nanjye mu rwego rwo kugira ngo profite kugira ngo mfashe gushaka umuryango wanjye ngiye kwigira nkaho ntazi kabizi. Umva akazi ariya none dusigaye dufite akazi wagira ngo wakaduterereje. Ako ntacyo buri akazi niko kazakorana nabo babanebwe baraho ibintu byose iyo ntari biba byapfuye. Birumvikana. Byapfuye usanga kandi boss nawe kubera ukuntu anyizera abayamaye ibintu byinshi byo gukora, barayo umuntu akwizera Chérie. Ugomba kumwereka icyizere. Ariko nibyo. Ugomba kumwereka icyizere ukamwereka ko akazi yaguhaye kuga nibyo nangiye abantu bankorera nabi rwose ntabwo njya mbemera ari uri umukozi mwiza musigaho nanjye nkumva ko mpebereye. Nusiri ko wabaye mwiza cyane. Ni ukuri kw'Imana. Amasakunda. Ni bisagenze shana mu. Shana ukuri kw'Imana umaje kunyita umutima neza. Uyu wabaye mwiza wabaye nono najyaga mvuga ngo uri ikitomati uri ikipucuri. Urabona nabaye bebe. Ikibebe uri ikipucuri kimwe uri kisweet kiraho ngaho. Nayo ni bitoma gusa ndabukora. Ukuri ko yakora ku mutima wumve. Sikwa umuntu ari seriye kanove. Ngo akazi nanjye kugakorera katari. Nagize gutya ndi muri office umutima uragenda numva nibereye muri love. Umva tugira tubane kuko ndarambiwe kuba jyenyine. Ndaryama nahumiriza nkakubona. Abwo kukantu uvuze njya nekereza. Ituramaga tubanyura tuzadusinzira. Umva abantu bakundana ubundi ndishaka ntitukaryama. Akusubi tuzaturyama ibice. Shana kuri kw'Imana mu bantu bose namenyanye nabo kuri Yesu. Shawanyeze umutima Chérie. Noneho ngiye mwaka umwanya nganire nawe ngiye mubwiza ukuri. Byose mubwira. Cyose nzayimubwira. Gusa nyine nzamubwira ko nyine nkuko bimubwiye ko byahagarariye ku bukwe. Umugore mukuru yahise yitambikamo byo bukwe bikarangira ukahita ugenda kwawe nanjye ngagenda kwanjye. Sibyo? Ibyo wenda yanakumva ko turi guhuza. Yakumva ko turi guhuza kandi noneho akumva ko nta n'umuhishe. Kandi koko
urabizi kuba twatandukana nta kindi kintu kigiye kuduhuza. Urumva rero uwo muntu cyangwa abo bantu bazanye ayo makuru swati bashaka kuba barayimubwiye bashaka kugira ngo mve hano, cyangwa se akaba barayimubwiye kugira ngo bakunde bagutandukanye nawe. Kuri ibyo rero mu rwego rwo gusigasira urugo rwawe no gusigasira ibyo ngewe ndi gushaka umuryango wanjye, reka ngewe mushake mbimubwire nkaho ntazi yuko abizi, ubwo kazabyakira nuko nguko tuzafata. Byose n'umuntu w'umugabo nawe niyumva amubwije ukuri azabona ko nari kumubeshya, kandi ukurikize yuko nawe utamuhakaniye. Cyangwa ariko byagenda. Kasubira mu kazi kanjye. Ntakibazo. Sawa. Shere bakana narwaye. Akantu rero akakaraza gukira. Bambujije kukamena nakwihoreza. Yakiwere ntugakoreho. Ntugakoreho shere. Karaza gukira. Karaza gukira kangaka urumva hari vitamine bita hydroxy. Oh yes. Ziba muri Bashareka ziba muri B12 harya ni B12 ni B13 ni iki. Umva nkubwiye. Reka twirengagize n'ubwenya rwawe no kumenyera morale no kumbwira amagambo meza. Mu bagabo bose namenyanye nabo kuri isi urabona ukuntu ngana. Ntabwo nkiri isugi kamwe murabizi ko ndi umuvyeyi. Oye giwe rero mbambo umeze imbere yawe. Ariko nyine ndagira nkubwire ngo uri wa mbere. Ni wowe muntu numvise umutima wanjye wishimiye n'ubwo ndagukunze cyane. Mbese mpora nsaba Imana ngo ya minsi yihute wa munsi ugere. Mbashiri nkubwiza ukuri ne kukubeshya kandi mbikubwije ukuri mbikuye kundi baye umutima. Kuva nakubona. Mbese sinirirwaga ntera ibiraka. Nari mfite utuntu turaho nanjye nago najya ngo nkubeshye ndi imanzi. Reka turi bakuru. Nirirwaga ntera ibiraka akanyuze kose nkatamira nsamura akunda kubwiza ukuri nacitsa peti. wantumeje ngo uranshaka ni iki wenda gakumbwira Muzungu, nibyo koko nagushakaga cyane. Ndashaka ko tuganira, hari ibintu by'ingenzi ndashaka ko tuganiraho wenda utaruzi. Ngiye kundeba uko nguko mfite umugore, ariko uwo mugore twamaranye imyaka myinshi cyane nta rubyaro. Usibye ko ngubu ku makuru mfite nuko yabyaye, kuko nubundi ibibazo byose byanshyikiye atwite. Ko yarabyaye nacyo nshimira Imana cyane. Ariko hagati aho ngaho muri icyo gihe nyine twari turiho nta rubyaro dufite, nagerageje gushaka umwana. Umuntu w'umugabo nawe urabyumva, kugira ngo mara imyaka 10-15 nta rubyaro, utangira kuvuga utese madamu ni ufite ikibazo, reka njye gushakishiriza ku ruhande. Muri uko kujya gushakishiriza ku ruhande rero, urugo rwanjye sinshaka gutaha mu rugo iwanjye. Ni mu ntonganya gusa, ni mu muriro. Nitwa Fandedan, ndi umupolisi w'igihugu cy'u Rwanda. Ibyaha bigenda byiyongera umunsi ku wundi, ariko natwe ntituryamye. Ngiye gukoresha ububasha bwose mpabwa n'amategeko. Buri munyabyaha wese aryozwa ibyaha byose yakoze.
wahasanga ikosora ukayirangura.